Imana dutumyeho abantu bacu ibyo mwabakoreye murabizi. Avugaga abarimu turi ku ishuri amasomo meza. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyo twabuzanye bibi kandi kurinda kuvuga ibyo tudakora. Ikaze mu ishuri rya none. Mu ishuri rya none nyemera twigane nkubwire ku nshuti abantu mu buzima bwacu. Ese ubundi nabahe bantu dukeneye mu buzima, nabahe tudakeneye? Nyemera twigane unkundire tugendane. Ukuri nuko abantu tuba tubakeneye, ariko burya tubakenera ari abantu beza kuri twe, kandi abo bantu beza kuri twe nibo twita inshuti zacu. Ibi bijyana ibyo twasomye ko ubuzima ntacyo buri cyo igihe nta nshuti. Ariko mise ngira ikibazo, ubuzima bwacu bamo inshuti gusa? Ubuzima tubamo tubonamo abantu beza gusa? Nsubiza maze unisubize. Ariko kuri nkuko tudahitamo abatubera inshuti, burya nako tudahitamo abatubera abanzi, abatwanga. Kuko hari uzagukunda mu by'ukuri ntacyo agukundiye, yewe hari n'uzakwanga ntacyo akwangiye. Bivuze ko hari abakunzi haba n'abanzi, ahari abantu beza haba hari n'ababi. Ariko igiteye ubwoba n'urujijo nuko nigeze gusoma ahantu havuga ko twangwa n'inshuti zacu, tuzangishijwe n'inshuti zacu. Aha harimo uruhererekane rurerure, naho ngukwanga atakuzi burya afite ikibazo. Nyemera dukomeze twigane. Ese nabahe bantu dukeneye mu buzima bwacu? Ubundi abantu mu bice byombi, ndavuga beza n'ababi, tuba tubakeneye mu buzima bwacu, kuko ni ihame mu yandi utajya kure. Ibi kandi ni ihame mu buryo wenda twe abantu tutabona, ahubwo twe twiyumvisha ko dukeneye abantu beza gusa. Aha ntawe ndenganya, nibyo rwose twakabaye beza kandi tukabera n'abandi beza. None se mu kuri tubona birashoboka? Twihebe se? Tubarwanye se? Tube nk'abo se? Oya, umuntu nakubera mubi bizakubera isomo mu buzima, kuko iteka abantu babi bigisha isomo ryiza ry'ubuzima. Ibi bishobora kukugora kubyumva, ariko umva ko byamaze kuba ihame ntakuka ko nta kabuza mu buzima tuzahura, tuzabana n'abeza ndetse n'ababi. Si uko twese ibi tutabizi, si uko tutazi abo dukeneye, ariko niko twabisanze. Yewe biteye ubwoba ko n'ibyiza dukora hari ababibonamo ibibi. Nigeze guseka, ariko ndaniga ubwo nasomaga handitse ngo niyo wabyinira mu mazi, umwanzi wakubwira ko urimo gutumura ivumbi. Ese abantu bangirana iki? Nwangira iki? Unyangira iki? Nyemera dukomeze twigane. Ni bande dukeneye mu buzima bwacu? Dukeneye abantu badukosora igihe twakoze ibitari byiza cyangwa igihe twakoze amakosa. Ntabwo dukeneye umuntu uhita duhunga, yewe kabone niyo twaba twakoze amakosa yoroheje. Nyemera dukomeze twigane. Nibyo ntabwo turi intakemwa, ntabwo turabere, nk'abantu dukora amakosa menshi, ariko ni ngombwa ngo tujye dushima abantu bahitamo kutuguma impande, abantu bahitamo kugumana natwe nyuma y'uko bamenye neza abo turi. Abo nibo bantu batuzanira impinduka. Abantu bakuvuzeho, bakuvugaho, bazakuvugaho byinshi bitandukanye, ibyiza cyangwa ibibi, ariko nyuma y'ibyo byose ntukabe ngo ubure gushima wa muntu wumva bakuvuga nabi, maze we ntagufata uko bakuvuga, ahubwo agaharanira kumenya wowe wa nyawe, dore ko kenshi abakuvuga baba batakuzi. Ntitukibagirwe ko inshuti ya mbere yacu ari twebwe ubwacu. Ntitukibagirwe ko dukwiye ibyiza. Ntitukirarire ngo twitakaze. Ibyo dukora byose tujye duharanira kwigira, dore abeza mu buzima barizana, n'ababi nuko. Nyemera dukomeze twigane. Ubundi mu buzima bwacu hari abantu badushyira mu bibazo, hari abantu badufasha igihe turi mu makuba, hari kandi n'abaduhunga igihe turi mu bibazo. Ibi byose ntacyo twabihinduraho, kuko ubuzima bwacu tuzi icyo bukeneye, ariko uko tubanirwa si twe tubigena. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze, ndi mu nganzo. Nyemera dukomeze twigane. Ni byiza ko tubera abandi ab'agaciro, nubwo tutazi neza niba nabo ariko bifuza kutubera. Hejuru y'ibyo byose, abantu benshi dukunda kwibeshya, tugatekereza ko ikintu cya mbere gikomeye mu kutubabaza ari ukubura abantu batwitaho. Ariko mu by'ukuri hejuru y'ibyo byose, ikibabaje cyane ni ukwibura twebwe ubwacu. Ikibabaje ni ukwiyima agaciro. Ikibabaje cyane ni ukwibagirwa ko tw'ubwacu turenze kandi dushoboye, ariko bitarimo ubwibone n'ubwirasi. Dukeneye abantu batwitaho nibyo, ariko abatwitaho twabanje guta umwanya bo ntibakenewe. Ubundi ntibishoboka ntukingingire abantu kugukunda, ahubwo ujye ubaha impamvu zatuma bakujya kure, maze bamwe bahitamo gutsimbarara bakahaguma. Nibo bawe, niwe ukeneye, ariko kandi uzaha agaciro umuntu kwitaho, kuko hari ubwo utazabona undi. Mu bantu mubana hari abo wasanze, hari abagusanze. Muri abo bose n'ubundi muri bo hazavamo bajya kure yawe, bagende neza cyangwa nabi. Ariko ngo igihe uzaba uri kumwe n'abantu bakagusiga bakagenda, uzabareke bagende, kuko ejo hawe niho wubakiye ku badahari. Ikindi ariko ntuzishyiremo ko kugenda kwabo babaye babi.
oya, ahubwo ni igihe cyabo kiba kirangiye mu buzima bwawe. Nk'uko inkweto zose zitagukwira, ni nako abantu bose batakubera uko wifuza, kandi inkweto iyo zitagukwiriye ntuzangiza, ahubwo urazireka zikazakwira abandi. Ni na gutyo rero abatakubereye uko wifuza ntukababere mubi, ujye ubareka ubifuriza ibyiza, kandi uramenye ntuzabure umutima mwiza kuri bo. Reka nkwibutse ko utakubereye umugisha ashobora kukubera isomo. Simvuga ibyo mvuga nivanga nshaka kuvangura ibyo ntavanze. Turi ku ishuri, nyemera dukomeze twigane. Imana nikora nk'abantu, Imana igukiza abantu babi kandi ikabikora ntawe ubizi. Umunsi umwe ukabyuka umuntu musanzwe muzi ko mwari inshuti ntimuvugane, ibyo mwajyaga muhuriramo bigahinduka, aho mwajyaga muhurira hakavaho, kandi mukuri nta wanze undi, yewe atari n'uruhare rwanyu. Burya Imana hari igihe ibakije inshuti undi, ariko ntukifuze kubanirwa neza kandi wowe udashobora kubanira neza abandi. Ni byiza iteka ko twatekereza kabiri, rimwe ko dukeneye abatubanira neza, kabiri ko n'abandi bakeneye ababanira neza. Ibaza aka kanya buri wese muri twe yiyumvishijemo iyi mitekerereze, nta cyaba gisigaye uretse ko twabana neza. Bimwe mu bipimirwaho ubwenge bwa muntu harimo kubana neza n'abandi. Wowe niba ufite ubwenge, uzimakaza imibanire myiza hagati yawe n'abandi, kabone n'ubwo batakubera beza. Umuntu nyamuntu mu bo dukeneye ni wa wundi wanga ikinyoma, kabone n'ubwo cyaba ari icy'inshuti ye, yewe agakunda ukuri, kabone n'ubwo kwaba ari uk'umwanzi we. Banira neza abandi, wowe ukenewe kuri bo, kabone n'ubwo batakubera beza ngo bakenere. Wowe menya ko atari wowe ugena uko ubanirwa, kuko rimwe na rimwe uribeshya, maze ba bandi bagaragara nk'aho ari beza, ari inyangamugayo, bashobora kuba ari bo bantu babi. Nyamara bamufata nk'aho ari bo bantu babi, bashobora kuba ari bo beza wowe utigeze umenya. Ntaho twahungira abantu babi mu buzima bwacu, kuko n'abo twita inshuti zacu baba bihishemo. Ariko iyo ukunze umwanzi wawe nibwo amenya ubupfayongo bwe. Rero urajya ubana ibwiriza rigira riti bumugira neza kabone n'ubwo wowe utagirirwa neza. Ntuzigere uhagarika kwiga, kuko isi ntiteze guhagarika kukwigisha. Mu ishuri tugirana inama, turibukiranya, tubwirizanya ibyiza tukabuzanya ibibi, kandi twirinda kuvuga ibyo tudakora.